kuba bajya bandika babaye sembole hariya ya transhumanisme, sembole yuzuye ni iriya mubona hariya. Iriya niyo transhumanisme rero. Murabona iriya hashi ni ukuvuga umuntu plus ni umuntu wongerejeho ubushobozi. Iya hashi ni umuntu, l'homme, human, plus ni ubushobozi bamwongereje binyuze muri nanotechnology. Ni kuvuga ni technology ihanitse igezweho yo kureba n'utuntu duto tutabasha kuboneka, ndetse na za microscope za kera zitabasha kubona. Ubu rero bafite technology ishobora kureba akaremangingo k'umuntu, cellule, niyo bita nanotechnology. Nanotechnology iyo technology barayifite ubu, ariko ntabwo bazigera babuza umuntu gupfa. Ibyo barishuka ibyifuzo byabo n'ubwirasi, ariko ntabyo bazashobora kuko Imana yarabivuze ko mwacumuye, mwakoze icyaha, mwanze kunyumvira, mukumvira ya nzoka, no gupfa muzapfa. Iyo ni ingaruka y'icyaha. Hari urupfu rwa mbere rw'umubiri, hari urupfu rwa kabiri rw'umwuka. Ariko ngo bari muri Kristo Yesu, ngo urupfu rwa kabiri ntacyo ruzabatwara. Nibyo bita kurokoka. Wararokotse urupfu rwa kabiri. Amen. La mort éternelle rwa kabiri. Rero twabonye Satani ko ari umuriganya, kandi ko uburiganya bwe ntabwo bwarangiranye no kugerageza Eva na Adamu, bwarakomeje. Amen. Merci. Bwarakomeje. Kandi twabonye ko aho tushobora kurebera neza ibinyoma bye ni mu byerekeye uko ashuka isi binyuze muri ya transhumanisme. Twagejeje kuyisobanura mu Kinyarwanda. Amen. Haleluya. Yuko binyuze muri technology na science bavuga ko bazageraho bakuraho indwara, bagakuraho gusaza k'uturemangingo tw'umuntu, bakazageraho bakuraho urupfu. Iyo ni transhumanisme. Bakoresheje iki? Cya mbere icyitwa nanotechnology. Technology bagezeho ishobora kureba akaremangingo k'umuntu, kubera ko bafite ubushobozi bwo kureba uduce miliyari rw'akantu gato. Akantu gato ugacamo miliyari, kakandi gasigaye bashobora kukabona. Urumva izo mbaraga? 1 milliardième d'une unité de matière. Milliardième. Urumva 1 milliard. Fata akantu gato ugacemo miliyari, uduce agacamo kugeza kuri miliyari. Urumva imbaraga bafite zo kureba. 1 billionth ya unity y'ikintu niyo nanotechnology. Nano ni 1 milliardième y'ikintu. Bivuga iki rero? Bivuga ko cellule y'umuntu, wowe umubiri wawe ufite miliyari na miliyari y'amaselule, miliyari na miliyari y'uturemangingo. Izo miliyari na miliyari ufashiraho akaremangingo kamwe, ubu bafite ubushobozi bwo kureba akaremangingo kawe, cellule, bakinjiramo
inshuro miliyari mu buto bwako. Ingaruka niziye rero. Kera n'uno munsi ku badafite ubushobozi bwinshi, iyo urwaye kanseri hari ikintu bita chimiotherapie. Bivuga ngo hari traitement chimiotherapie, n'andi usanga umuntu n'umushatsi yarafutse yarahindutse kubera ko ziriya rayon ya mirasire babombarda umubiri wawe kugira ngo za kanseri, selule zifite kanseri zipfe, bice kanseri, bigira ingaruka ku mubiri wose no kuri foie, umwijima, impyiko n'iki. Ariko ubu rero hamwe n'iyi nanotechnology ntabwo bikiri ngombwa ko bakwinjiza wese muri apareye yatuma chimiotherapie ikoreka muri wowe. Ntibabombarda umubiri wose niyo mirasire, ahubwo barareba selile irwaye bakaba ariyo babombarda kugira ngo ufate selile ntiboneka, aba ariyo bibandaho. Selile yo ku ruhande ntikorweho, urumva ko bageze kure. Ibi rero uno munsi iyo traitement ihabwa gusa abafite ubu no kwizera. Ntabwo twasomye ko ifaranga ry'ubuntu bw'Imana ari kwizera? Mwibagiwe se? Murabyibuka? N'abafite amafaranga n'abafite kwizera. Uriya ashobora kuba afite amafaranga ariko ufite kwizera. Nimba Imana ishaka kugukiza ntiyanyura kuri izo nzira, iragukiza kuko imirasire y'umwuka wera yo ntabwo ihusha. Imana yahabwe icyubahiro. Amen. Kwari kubereka ikiyo kirabashuka. Babyumvise? Ubu rero nanotechnology irakoreshwa. Ya kabiri bakoresha nicyo bita biotechnology, gukoresha technology mu binyabuzima. Amen. Haleluya. Cya gatatu bakoresha ni technologie de l'information. Ni ukuvuga ngo ni technologie y'amakuru. Kubera yuko technologie ishobora gutanga amakuru y'iyo kanseri, igatanga amakuru y'umubiri wawe wose. Donc information, ntabwo gusa information kuvuga ngo Israel ngo yabombarize Gaza, ntabwo ari ibi. Izo ni information, ariko hari izindi information z'uburyo butandukanye. Information y'umubiri wawe, ese iyo kanseri yaje gute, ese iri developa gute, iyo byose iyo technologie ya information irakora. Icya kane bakoresha icyo bita les sciences cognitive. Ni ukuvuga ngo ni siyanse ijyanye n'ibintu byo mu bwongo nka neuroscience, siyanse y'amanerone mu mutwe. Ibyo byose barabihuza, none bakavuga ati uko aho tugeze n'ubusaza tuzabukuraho, ndetse n'urupfu bizafata igihe ariko tuzabigeraho. Bariho barashukwa na ya nzoka ya kera. Amen. Hari umuntu witwa Fukuyama twigeze kumuvuga mu gitabo banditse cyitwa nde, kimwe mu bitabo twanditse twavuze umuntu witwa Fukuyama, Francis Fukuyama. Ni umunyamerika. Nubwo yitwa Fukuyama, ni umunyamerika w'umu economiste, umuhanga mu by'ubukungu, yubashwe cyane n'amaleta atandukanye ya Amerika. Akaba ari n'umwarimu wa kaminuza, ariko ubu ari mu zabukuru. Niwe yamaganye iyi transhumanisme. Yaravuze ngo c'est de la folie, ati ibyo byanyu ni ubusazi. Si ibyo gusa, yavuze ngo c'est dangereux. Yaravuze ibintu ni dangereux ko muzagenda mutobange inyokomuntu, mutobanga ubwongo, mutobanga ibiki, ngo murashaka gukreya umuntu mushya, ngo azaba afite ubushobozi
burenze bw'umuntu afite umuntu wa none. Urumva rero ko hariho n'abandi bantu bo mu rwego rwo hejuru mu buryo bw'isi bamaganye iyi transhumanisme ko ingaruka zishobora kuba mbi. Amen. Satani rero Bibiliya iramwita umuriganya. Yohana 12:9 twababwiye ko kuva mu itangiriro bamwita umuriganya, no mu byahishwe kugeza mu byahishwe yitwa umuriganya. Arariganya, il est rusé, séducteur. 12:9 byahishwe Yohana. cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose. Nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywa nacyo. Amen. Ngo iyo nzoka ya kera ikaba yitwa ikiyoka, dragon, yitwa le serpent, ikitwa le dragon. Twarabisobanuye murabyibuka, itangaje hagati y'inzoka n'ikiyoka tugeze kubivuga. Iyo Bibiliya yita Satani inzoka, hari icyo Bibiliya ishaka kuvuga. Iyo Bibiliya yita Satani ikiyoka, dragon, hari icyo bishaka kuvuga. Wabibise? Twarabivuze hano. Nimba Satani ishoboresha iki? Batubwiye iki? Ayishoboresha uburiganya, la ruse, séduction. Isi ayishoboresha uburiganya. Abereka umwijima akabereka ko ari umucyo, akabereka ibyirabura akavuga ko ari ibyera, akabereka ibyiza ayishemo ibibi. C'est ça la séduction. Un séducteur, umuntu aza kukuresha, ntabwo avuga ukuri, aguhisha intention, akwereka ibintu, akwereka uruhande rumwe aguhisha urundi. Hano bamwise, umviriza, aravuga ngo celui qui séduit toute la terre, séduction. Arayobya akoresheje uburiganya. Amen. Satani niwe uyobya amahanga yose, isi yose, akoresheje iki? Uburiganya. Buriya yakoresheje kuri Eva, nibwo yakoresheje mu mageneration yose, mu bantu bose, yaba abazungu, yaba abirabure, yaba abarabu, yaba abahinde, yaba abashinwa, twese adushoboresha uburiganya. Ibyahishwe kandi biratubwira 20:7. Bumve baracyatubwira Satani. Twahereye mu itangiriro, turaza kugaruka mu mateka amwe muraza kubyumva. Twahereye mu itangiriro tugeze mu byahishwe, twafata extreme ebyiri, sibyo? Bibiliya iva mu itangiriro ikagera mu byahishwe. None twabaye mu itangiriro tugeze mu byahishwe, aracyitwa umuriganya. Ibyahishwe Yohana 20:7. Iyo myaka 1000 nishira, Satani azabohorwa ave aho yari abohewe. Azasohoka ajye kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi, Gogi na Magogi, kugira ngo ayakoranirize intambara. Umubare wabo ni nk'umusenyi wo ku nyanja. Amen. Amen. Hano bongeze kuvuga ngo il sortira pour séduire. Hano kandi bavuze ngo Satani igihe azaba yaboshwe bazamuboha ryari? Igihe Yesu azaba aje kwima ingoma ye Yerusalemu, agarukanye n'abera bose, agarukanye nawe nanjye. Ntabwo byizera se? Amen. Igihe azaba yagarukanye n'abera bose, nk'uko Zakariya 14:5 somere, bitwinjize mu buhanuzi rero. Zakariya arayishura ko umwami Yesu azagarukana n'abera bose, abasinziriye, abazari bazima, bahinduwe
bo bakazamurwa bose azagarukana nabo. muzahunga munyure mu gikombe cy'imisozi yanjye, kuko igikombe cy'iyo misozi kizagera Aseri. Nuko muzahunga nk'uko mwahungaga igishitsi cy'isi cyabaye ku ngoma ya Uziya umwami w'Abayuda. Maze Uwiteka Imana yanjye izazana n'abera bayo bose. Amen. Bivuga ngo umwami Yesu azagarukana n'abera bose. Icyo gihe nagarukana n'abera bose, Satani azabohwa hamwe n'ingabo ze zose. Ntabwo ari mu rutazima. Umutazima ni desita mvuga, nta n'umwe arajya mu rutazima. Nta Satani, nta dayimoni, nta muntu ajya mu rutazima. Ahubwo abapfuye bose batajya mu ijuru barantu bita le séjour des morts, bajya ikuzimu niho bari. Niyo mpamvu bireka ifansi bita ni séjour des morts, kuvuga ntabwo baragera muri destination finale. Satani rero nawe azabohwa muri gereza yitwa ikuzimu, kugira ngo Yesu yimye ingoma ye y'imyaka 1000. Ariko ngo imyaka 1000 nirangira, Satani akwiye kurekurwa. Narekurwa rero niho azagenda kandi ajye kuyobya amahanga. Ariko bizafata akanya gato, ntabwo azakora igihe kinini. Azagenda ayobya amahanga, turasobanuye impamvu yabyo. Hanyuma afatwe rero, ajugunywe mu rutazima, niho azahora iteka ryose n'abamuyobotse bose bo mu bihe byose. Kubera iki tuvuze ibi? Ni ukubereka ko Satani aracyari wa wundi. Nk'uko yagiye kuyobya gushuka Eva, niko n'umunsi agishuka abantu. Kandi ntabwo abashukisha ibindi, abashukisha ruse, uburiganya. Amen. Ibyo rero tukwiye kubimenya. Abashukisha uburiganya. Rero turebe rero iriya ntwaro kirimbuzi ukuntu yayikoresheje, atari mu mateka gusa ya Adamu na Eva, noneho mu mateka amahanga amaze kubaho, Isirayeli imaze kubaho, yayikoresheje ku ngoma y'umwami yitwa Hezekiya. Ariko Imana ishimwe, ntabwo byamuhiriye. Niyo mpamvu natwe uyu mwaka ntibikwiye kumuhira. Imana yabwa icyubahiro. Dusome, haleluya, dusome Esaya 36:1-22, aho turaza kumva izi nkuru. Esaya 36:1-22. Mu mwaka wa 14 wo ku ngoma y'umwami Hezekiya, Senakeribu umwami wa Ashuri yarazamutse atera i Buyuda. Imidugudu y'i Buyuda yose yari igoswe n'inkike, arayitsinda. Bukeye umwami wa Ashuri ari i Lakishi atuma Rebushake ku mwami Hezekiya i Yerusalemu, ari kumwe n'ingabo nyinshi. Agezeyo ahagarara ku mugende w'amazi y'ikidendezi cyo haruguru, cyari ku nzira yo mu gisambu cy'umumeshi. Asanganirwa na Eliyakimu mwene Hilukiya umunyarugo, na Shebuna umwanditsi, na Yowa mwene Azafu umucurabwenge. Rabushake aramubwira ati, nimubwire Hezekiya nonaha muti, umwami mukuru, umwami wa Ashuri aradutumye ngo, ibyiringiro byawe ni ibyiringiro ki? Ngo inama zawe n'imigambi n'imbaraga zawe byo kurwana ni ubusa. Ariko uwo wiringiye ninde watumye
erega wiringiye inkoni y'ubugingo y'urubingo rusadutse ari rwo Egiputa. Umuntu yakwishingikirizaho rwamucumita mu kiganza rukagihinguranya. Uko niko Farawo umwami wa Egiputa amerera abamwiringiye bose. Kandi nimuvuga muti twiringiye Uwiteka Imana yacu, mbese siyo Hezekiya yasenyeye ingoro n'ibicaniro byayo, akabwira abayuda b'i Yerusalemu ati muzajye muramya muri imbere y'icyotero cy'i Yerusalemu. Nuko rero usezerana na databuja umwami wa Ashuri, ubwanjye nzaguha amafarashi 2,000 niba wowe ubwawe wazibonera abayajyaho. Wabasha ute kwirukana umutware n'umwe muto cyane mu bagaragu ba databuja? Kandi wiringiye Abanyegiputa ko bazaguha amagare y'intambara n'abagendera ku mafarashi, ngo mbese nzamutse gutera aha hantu nkarimbura ntabitegetswe n'Uwiteka? Uwiteka niwe wambwiye ati zamuka utere icyo gihugu ukirimbure. Eliyakimu na Shebuna na Yowa basubiza Rabushaki ati turakwinginze vugana n'abagaragu bawe mu runyarameya kuko turwumva, ariko we uvugana natwe mu ruyuda ngo abantu bari ku nkike urakoze. Reka umunsi araza kwisomera, turashaka dufate nuko nashaka ngo mwumve context. Reka dufate amagambo makuru kuvuga ngo Ashuri yari yarateye Isirayeli, noneho itsinda Isirayeli umurwa mukuru Samariya. Isirayeli yari amaze gucikamo ibice bibiri kubera ibyaha bya Salomo. Ku ngoma y'umwana wa Salomo Robowamu, Isirayeli Imana iyicamo kabiri nk'uko yabivuze. Amoko 10 yegukira umugaragu wa Salomo yitwaga Yerobowamu. Hanyuma imiryango 10 ihabwa Yerobowamu umugaragu wa Salomo. Imiryango 2 kubera Dawidi n'isezerano ryo kuza kwa Mesiya, Imana ifata Yuda na Benyamini ibigumiza munsi y'ubutware wa bene Dawidi. Noneho Isirayeli ibamo ubwami bubiri, niyo bita shizme, gucikamo kabiri. Noneho Ashuri iratera itsinda ya miryango 10, itwara abaturage b'Abisirayeli babajyana ari nyagano muri Ashuri. Ashuri ni burasirazuba mu bice by'uruzi Efurate. Noneho uyu munsi ni amajyaruguru ya Iraq. Noneho amaze gutsinda imiryango 10, noneho hasigara ari ubwami bwa Isirayeli. Noneho hasigaye ubwami bw'amajyepfo ariyo Yuda, umwa mukuru Yerusalemu. Naho nyine arahaguruka yohereza ingabo ahatsinde. Ingabo rero azohereza ziherekeje uwitwa Rabushaki. Rabushaki yari nde? Kandi mwakwibaza ngo yari umunyarwanda ko muvise ngo ubushake. Rabushaki rero yari umunyasiri na Ashuri, ni umunyashuri. Ni ukuvuga ngo yari uwo bita Echanson. Echanson ni ukuvuga ngo yari
ukuriye abagaragu begera umwami mu kumumenyera buri kintu cyose, ariko cyane cyane harimo abaziritsi ba vino, abasereva umwami ku meza. Yari akuriye, amen, abantu basereva umwami. We rero ntabwo yari mu basereva umwami, ahubwo we yari ashinzwe communication. Ni ukuvuga ngo niwe yajyanaga ubutumwa bw'umwami. Mu bafonkisiyoneri bakuru b'ibwami, Rabushake yari mukuru. Niyo mpamvu bamutumye rero ngo agende n'izo ngabo. Ingabo barazivuga, turaza kwasoma n'ahandi, zari nyinshi cyane. Amen. Noneho aramubwira agenda abwire abayuda. Amagambo Rabushake yahawe turaza kuyabonamo Satani na ya ntwaro kirimbuzi. Mbere na mbere ingabo nyinshi n'amafarashi menshi kwari kugira ngo atere ubwoba. Noneho ya ntwaro ye ibona uko ikora. Mu ntwaro za Satani twavuze ko harimo n'iterabwoba, nayo ni intwaro ya Satani. Nuko iyo umuntu amaze kwemera iterabwoba, nta mbaraga aba agifite zo kuresista umwanzi. Rero Satani rero strategie ze yarigiye akoresha iterabwoba. Rabushake rero niho yavuze aya magambo, kuko nta mwanya dufite turasoma nk'aya. Tuvuge nk'aha ku murongo wa 4, niba uraho urashobora kuhasoma, sibyo? Rabushake aramubwira ati, nimubwire Hezekiya nonaha muti, umwami mukuru, umwami wa Ashuri aradutumye ngo ibyiringiro byawe ni byiringiro ki? Umviriza hano ngo, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Ati mubwire umwami wanyu Hezekiya, ese ibyo byiringiro byawe bishingiye kuki? Mwabyumvise? Bishingiye kuki? Ariko ntabwo turamenya uburiganya bwa Satani muri aya magambo, muraza kubyumva. Ni ukuvuga ngo ariho arabwira abayuda ngo mubwire umwami Hezekiya, ariho arabwira abaturage b'i Buyuda ngo mubwire Hezekiya ngo ibyiringiro byawe bishingiye kuki? Komeza umurongo wa 5. Ngo inama zawe n'imbaraga zawe byo kurwana ni ubusa, ariko uwo wiringiye ninde watumye ugandira? Amen. Aravuze ngo inama zawe n'imbaraga zawe byo kurwana ni ubusa, ariko wowe wiringiye ninde watumye ugandira? Amen. Aravuga ngo noneho wowe kutemera kwitanga, kutemera kwitanga n'abaturage bawe, wiringiye iki? Ibyiringiro byawe, iyo confiance yawe ihagaze kuri nde? Kugeza aho turi imbere y'iterabwoba. Mwayibise? Mumenye ko Rabushake ni akanwa ka Ashuri, kandi Ashuri muri Bibiliya iri mu mwanya wa Satani. Hanyuma Hezekiya ni umugaragu w'Imana. Mwayibise? Kuko hari araza kuvuga ati Rabushake ngo ubaze mu mateka ko hari imana z'amahanga zigeze zirokora ayo mahanga amaboko ya data n'amaboko yanjye. Rabushake ariwe aravuga mu izina ry'umwami wa Ashuri. Kugeza aho Hezekiya ntago bavuganye gutya, ariko aramutumaho abantu be. Aragaruka ku ijambo ryitwa confiance. Ese wowe confiance yawe iri kuki? Kubera ko udahinda imishitsi. Kuko Rabushake yari yaherekejwe n'ingabo zingana 175,000. 100
na 85. Nimwibaze izo ngabo n'amafarashi. Noneho abona yuko abayuda badahinze imishitsi, ati ni kubera umwami wabo niwe abateyemo ibyo byiringiro. Umwami wabo hari ibintu yabiringije, wabizi. None ariho arataka rero ibyiringiro bya Ezekiya. Komeza. erega wiringiye inkoni y'urubingo rusadutse ari rwo Egiputa, umuntu yarwishingikirizaho rwamucumita mu kiganza rukagihinguranya. Uko niko Farawo umwami wa Egiputa amerera abamwiringira bose. Amen. Ni ukuvuga muri icyo gihe cya Shuri muri Afurika, Egiputa yari puissance nayo. Ni ukuvuga ngo ni nk'uko uno munsi Amerika, Uburusiya cyangwa Ubushinwa. Ni ukuvuga ngo Ashuri mu gihe yari puissance mu kinyejana cya 7 cya 6 mbere ya Kristo, no muri Afurika Egiputa nayo yari puissance, cyari igihugu cy'igihangange. Noneho uyu rero Rabshake aravuga ati nimba ari Egiputa wiringira, ko uri aliye wayo, ko iri buhaguruke ningutera, ati umenye ko ngo ni urubingo. Ariho arakora iki Rabshake? Rabshake hano mumubone nk'intumwa ya Satani. Ariho arakora iki? Ariho aratera ubwoba, ashaka kudeturiza iyo bita sape, ashaka gusenya icyitwa urufatiro rw'ibyiringiro by'abayuda. Nimba ari Egiputa wiringire, gatuma udahindira imishyitsi imbere y'umwami wa Ashuri. Ati Egiputa ni urubingo, ntacyo izakumarira. Ariko si ibyo gusa, avuga ati nimba rero atari Egiputa, akaba ari Uwiteka Imana yawe, nawe urishuka. Kurikira. Kandi nimuvuga muti twiringiye Uwiteka Imana yacu, mbese si yo Hezekiya n'ibicaniro byayo akabwira abayuda b'i Yerusalemu ati muzajye muramya muri imbere y'iki cyotero cy'i Yerusalemu. Hano akoresheje n'ibinyoma, kuko Hezekiya ntabwo yigeze asenya ibicaniro. Hano rero ariho arataka, ariho rero arasenya rero ibyiringiro by'ubwoko bw'Imana bishingiye ku Mana yabo. Amen. Satani rero binyuze muri aya mateka y'Ubuyuda, ariho arabiba ubwoba mu bwoko bw'Imana. Si ibyo gusa, noneho anageraho abiba gushidikanya ku ijambo Imana yavuze, ko Imana izarwanya abazabarwanya. Kuko Imana yavuze igihe cyose nibagendera mu mategeko yayo, abanzi babo Imana izabaha kubanesha. Ni ukuvuga ngo ariho arasenya icyo Imana yavuze, bashidikanye no gutabarwa kw'Imana. Nibashidikanya ku ijambo Imana yavuze ko ugutabarwa guturuka kuri yo, mu mateka yo barabizi ko Imana yagiye isohoza ibyo yavuze, ndetse no ku ngoma ya sekuruza wa Ezekiya we Dawidi barabizi ko Uwiteka niwe mutabazi. Hari amasezerano y'Imana, ariho n'amateka. Amaze kubisenya, bigere naho batiringira n'Imana ubwayo. Wabibise? Namara gusenya iby'Imana yavuze ko bazatabarwa nayo, noneho agasenya ibyiringiro bayifite muri yo, icyo gihe abashoboye barahita bayamanika. Wabibise? Intwaro kirimbuzi mwayibonye? Kubiba dute, kubiba
gushidikanya ku masezerano Imana yabahaye nk'abayuda ndetse no ku Mana ubwayo yatanze. Iyo niyo ntego rero ya Satani mu gukoresha ya ntwaro. Ariko Imana ishimwe ntago byamuhiriye ubu kubera umugabo witwa Ezekiya. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Reka dusome rero 18 wumve. Agira 14-15 mbere na mbere. uwo mwami arantumye ngo Hezekiya ntabashuke uko atabasha kubakiza. Hezekiya ntabiringize Uwiteka ababwira ati ni ukuri Uwiteka azadukiza, kandi ati uyu murwa ntuzahabwa umwami wa Ashuri. Amen. Mwabyumvise? Ngo Hezekiya ntabashuke ngo muyiringire Imana, ntabashuke ngo muyiringire amasezerano y'Imana. Ariwe arasenya kwiringira ijambo Imana yavuze no kwiringira Imana ubwayo yayavuze. Niyo nise intwaro ya kirimbuzi ya Satani. Noneho 18, mwirinde ko Hezekiya abashuka ngo Uwiteka azabakiza. Mbese hari indi mana mu mana z'abanyamahanga yo amaboko y'umwami wa Ashuri? Imana z'ihamati n'iza Arupadi zirihe? Imana z'Efarayimu ziri hehe? Mbese zakijije ab'i Samariya amaboko yanjye? Ni iyihe mu mana zose zo muri ibyo bihugu yakijije igihugu cyayo amaboko yanjye, kugira ngo Uwiteka akize i Yerusalemu amaboko yanjye? Aha, ibyo ari aravuga hano Rabushake mu izina ry'umwami wa Ashuri, ari aravuga ko iyo mana y'ibyo yabiringije ntibabyizere, ntibazatabarwa, nayo ubwayo ntibayiringire, nk'uko n'izindi mana zitigeze zitabara abo twarwanye nabo, abarwanye na Ashuri. Satani arakoresha ya ntwaro ya kirimbuzi. Ezekiya nk'umuntu azi uwo mukino wa Satani, nk'umuntu azi uburiganya bwa Satani, kuko hano ntabwo iby'umwuka biratangira guhishurwa, ariko bariya abantu bahagaze mu isi y'umwuka. Rabushake ahagazwemo n'abadayimoni. Uriya mwami wa Ashuri Sankeri ahagaze mu mbaraga za Satani. None Ezekiya kuko abizi, nababwiye iki kare? Nababwiye ngo il ne faut jamais argumenter avec le diable. Murabyuka? Ntuzigere ujya impaka. Ezekiya arabimenye. So umurongo ukurikira 21, mwumva ibyo yabwiye ubwoko bwe imbere y'amagambo y'iterabwoba y'umwami wa Ashuri. Abantu baraceceka ntibagira icyo bamusubiza, kuko umwami yari yategetse ati ntimugire icyo mumusubiza. Amen. Mwabyumvise? Ezekiya yamenye ukuntu akwiye kurwana iyo ntambara. Ntihagire icyo subiza. Donc n'argumente pas. Satani nagutera mu bitekerezo, ntuzarindire ngo use n'usubiza. Si tu commences à argumenter, c'est ta fin. Nutangira kumva ariko se nababwiye ngo twebwe intambara yacu niyo mu mwuka, mu buryo ntabwo ari buryo bugaragara. Abo turwana nabo sabi inyama n'amaraso, bariya barwanaga n'abinyama n'amaraso, ariko bahanzwemo n'imyuka abadayimoni. Ariko twebwe rero
turwana directly, amen, n'abatware b'umwijima, imyuka ihumanye, imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, abakuru n'abatware b'isi y'umwijima. Bashobora gukoresha ibintu, bashobora gukoresha abantu, bashobora gukoresha circonstance izo ari zose. Twebwe rero tureba hakurya iboneka, tukabona nos véritables ennemis, tukabona abanzi bacu b'ukuri. Mwumvise Ezekiya yabwiye iki abaturage be? Ntiyagira icyo basubiza. None se mu ijambo rimwe se nababwiye, sibyo nababwiye, n'argumente jamais, ntimuzigere mujya impaka na Satani. Nakubwira ngo ariko urabona, tuvuge wowe uri caissier, wowe uri umuntu uri kuri kesi y'amafaranga y'ikanda, sinzi iyo ari byo, uri umukozi, noneho Satani agahita akujugunyamo igitekerezo, ariko urabona ufite ibibazo, n'umushahara uhembwa, ni urugero mbaha, n'umushahara uhembwa urabona byakugoye kugira ngo ukemure ibibazo, ariko urabona iyo ugize gutya nka biriya 100,000 ukaba wabigira gutya, ntabwo bazaga banabimenya, ni imibare uzakora gutya na gutya na gutya na gutya, sibyo? Ninde arakubwira ibyo? Satani. Nubwo utamubona ni Satani. Wamenye gute ko ari Satani? Wamenye gute ko ari Satani? Ko twabonye ko intwaro z'Imana ikinyuranyo cyazo ni Satani. Wagibizi? Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ne dérobez jamais, ntimukibe. None aragushuka ngo wibe. None wowe numwemerera icyo gitekerezo kikaba kimaze kukwarikamo, hanyuma ntugicyahe, apana kugicyaha, gucyaha nyiracyo, Satani. Alors tu vas commencer à argumenter, uratangira kujya impaka, ariko ni bibi. Egaho ntabwo ari umuntu uravugana, ntabwo ari umuntu nkawe, biri mu bitekerezo, ariko ibi bintu ntabwo ari, none se baramutse babivumbuye hanyuma kanyirukana mu kazi cyangwa bakamfunga, ibiki n'ibiki, utangira gute? Utangiye ku argumenta, utangiye kuvugana na Satani, nawe azakubwira ati ariko se wowe dore nkaha hariho kabiri, wahindura rimwe. Uko niko akora, azaruhuka yaguhinduye umujura, kandi agahita agenda no ku muyobozi wawe akagufata. Uko niko akora, murumva? Umwami Ezekiya yabwiye abayuda ntimubasubize n'ijambo na rimwe, mubareke bavuge, batuke, bagere, ntimusubize. Iyo ni strategy y'Umwuka Wera. Imana yabwa icyubahiro. Mu gihe Ezekiya agitegereje gutabarwa kw'Imana, kuko itabasha kureka gutabara, kuko ijambo ryayo ni ukuri nayo ni ukuri. Mu gihe agitegereje intervention y'Imana muri iyo ntambara, muri iyo terabwoba, muri iyo atake, mu gihe agitegereje, ntakwiye kujya impaka na Satani. Imana ishimwe. Niba muntu ababwiye kuva kare ngo mukwiye kwandika iryo jambo, ntimuzigere mujya impaka na Satani, n'argumente jamais avec le diable. Imana ishimwe. Mwabibonye iyi principe, twayibonye hano. Amen. Hanyuma rero turebe rero yakoze iki Ezekiya rero. Ese yabwiye abantu be ngo baceceke gusa? Oya, ntabwo yavuze ngo baceceke gusa. Iyo Satani amaze kuguteramo igitekerezo, kiraza kunaga, hanyuma kikure, kibyare icyaha kibyare urupfu. Arabizi neza. Nibyo bindi Yakobo yavuze mbere yuko tuza gukomeza kuri Ezekiya. Nibyo bindi Yakobo yavuze,
ukuntu satani akora kugira ngo atugeze mu rupfu. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 13 kugeza kuri 15. Uko niko satani akora, aza tugeze mu rupfu. umuntu niyoshwa gukora ibyaha ye kuvuga ati imana niyo inyoheje, kuko bidashoboka ko imana yoshywa n'ibibi, cyangwa ngo nayo igire uwo ibyohesha. Ahubwo umuntu wese yoshywa iyo akuruwe n'ibyo ararikiye bimushukashuka. Nuko iryo rari riratwita rikabyara icyaha nabyo bimaze gukura bikabyara urupfu. Amen. Bo kumenya ijambo ry'Imana, mwabonye process, mwabonye urugendo, ukuntu icyaha gitangira n'ukuntu kirangiza cyazanye urupfu. Mbere na mbere satani agukubitamo imbuto y'irari. Ayibise? Amen. Haleluya. Irari rigahita risama icyaha. Icyaha rero kimaze gukura, indi iravuka. Irari rizana inda y'icyaha, indi imaze gukura ikavuka, igatigira gute? Imaze gukura igira gute? Byara urupfu. Ntabwo habanza urupfu, habanza irari. Kandi irari twabivuze ngo uguma ujya impaka na satani mu byakwereka. Arakwereka bikinjira mu bwonko, hanyuma ugatangira rero kudebata mu bwonko bwawe, ugatangira kujya impaka, hanyuma amaherezo ryarari rigasama inda y'icyaha, indi imaze gukura ikavuka ikazana urupfu. Kuri niko satani akora. Noneho dugaruke rero kuri Ezekiya rero muri iyo situation rero dore uko yabigenje. 37 usoma umurongo wa mbere, ndakubwira aho ugarukira. Umwami Hezekiya abyumvise ashishimura imyambaro ye, yambara ibigunira, aherako yinjira mu nzu y'Uwiteka. Maze yohereza Eliyakimu w'umunyarugo rwe na Shebuna w'umwanditsi n'abakuru bo mu batambyi bambaye ibigunira kwa Yesayi w'umuhanuzi mwene Amosi. Baramubwira bati, Hezekiya yadutumye ngo uyu munsi ni umunsi w'umubabaro n'ibihano no gushinyagurirwa, kuko abana benda kuvuka kandi nta mbaraga zo kubabyara. Ahari Uwiteka Imana yawe yumvise amagambo ya Rabushake yose, shebuja umwami wa Ashuri yamutumye gutuka Imana ihoraho. Ngira ngo Uwiteka Imana yawe izahana ayo magambo yumvise. Nuko rero terura amasengesho yawe usabire abantu basigaye. Nuko abagaragu b'umwami Hezekiya bajya kwa Yesaya arababwira ati, mubwire shebuja muti, Uwiteka aravuze ati, ntutinye ayo magambo b'umwami wa Ashuri bantutse. Zamushyiramo undi mutima, ubwo azumva impuha azasubira mu gihugu cye, kandi nagerayo zamwicisha inkota. Amen. Aramubwira ngo zamushyiramo undi mutima. No, je mettrai en lui un esprit. Zamushyiramo, hari umwuka uzamutuma yumva amakuru, hanyuma agahita yari ku rugamba ako kanya agasubira mu gihugu cye, ko azaba yumvise ko yatewe.
ibyo rero tubyorere, ariko umviriza amagambo akube mu rwandiko noneho rwanditswe, apana aya magambo ashyirwa mu rwandiko ngo baruhe Ezekiya. Umva Satani ukuntu yakoze. Hanyuma muri ayo magambo dore uko umurongo wa 9 ibyari bikubemo, kandi umurongo wa 10 nako: nimugende mubwire Hezekiya umwami w'Abayuda muti, iyo mana yawe wiringiye ntigushuke ngo Yerusalemu ntabwo izahabwa umwami wa Ashuri. Ngo Imana ntimushuke, kandi ari we arakoreshwa n'umushukanyi. Murumva? Ngo iyo Mana ntigushuke. Mwibuke ko yabwiye Eva ngo impamvu yavuze ngo kiriya giti cy'ubwenge kimenyekanisha icyiza n'ikibi ntimukiryeho, nuko izi neza ko nimukiryaho amaso yanyu azahumuka, hanyuma mumere nk'Imana. Bivuga ngo yahinduye Imana umuriganya. Wabizi? Yabariganije ntibamenye ukuri, ngo ntibamere nkayo. None hano rero Rabushake nawe ibyo shebuja umwami wa Ashuri yamubwiye abwira Hezekiya, aravuga ngo Uwiteka ngo ntamushuke, ngo azamutabara. Wabizi? Ni ya ntwaro ya kirimbuzi ariho arakoresha hano. Ibyo bita semer le doute dans le cœur du croyant, kubiba gushidikanya mu mutima w'uwizera, umutima w'umwana w'Imana, umutima w'ubwoko bw'Imana, kubibamo imbuto yo gushidikanya ku ijambo Imana yavuze, hanyuma amaherezo ukashidikanya no ku Mana yabivuze. Niyo ntwaro ya kirimbuzi ya Satani. Niyo yakoresheje mu mateka y'inyoko muntu, niyo yarakoresha hano binyuze mu mwami wa Ashuri kugira ngo Abayuda nabo abigarurire, abashire mu bubata bwe nabo, nk'uko yabikoze muri ya miryango 10 yari igize ishyanga rya Isirayeli, umurwa mukuru Samariya, ubwami bw'amajyaruguru. Ezekiya rero yaragiye arinjira mu masengesho. Iyo yavuze kwambara amagunira, kwisiga ivu, ni ukuvuga ngo ni kwiyiriza, yibabaza, aciye bugufi, amenekeye Imana ye. Ariko si ibyo gusa, yabonye ko urwego rw'iyo ntambara Satani yabashoyemo, icyo gitero cya Satani, yabonye ko amasengesho yonyine ntahagije. Atabaza n'amasengesho y'umuhanuzi Yesaya, kuko Yesaya yahanuye ku ngoma z'abami bagera kuri 4, harimo na Ezekiya. Kuko Yesaya yabaye n'umuhanuzi no mu gihe cya se wa Ezekiya yitwa Ahazi cyangwa Akazi. Yesaya yahanuye ku ngoma z'abami 4. None harimo rero n'uyu Ezekiya. Ezekiya ari ku ngoma, nako ingoma ya Ezekiya umuhanuzi ari mu Bayuda ninde? Niye Yesaya. Umuhanuzi ni mbere ko Ezekiya abaho, ku ngoma ya se Ahazi. Amen. Noneho aramubwira ngo Ezekiya atuma abagaragu be kuri Yesaya ati, dore turi mu kaga, abana benda kuvuka, habuze imbaraga zo kubabyara. Amubwira, amutekerereza ibyo byose bari barahangana nabyo, ko bugarijwe n'ingabo nyinshi z'Abashuri n'amagambo y'iterabwoba, kandi bariho baratuka Imana yabo, kuko bari baravuga ko Imana yabo ntibayiringire, ntibanizere n'amasezerano yayo, ahubwo nibamanika amaboko, bishyire mu maboko y'umwami wa Ashuri, azabagirira neza. Mwabyumvise? Ndetse nigiza n'abayisha ko nibamanika amaboko azabagirira, ariko azabakura no muri icyo gihugu abajyane mu gihugu cye, ngo bagire neza mu gihugu cye. Mwabyumvise? Satani uko niko ajya ashuka abantu,
ngo nibave mu masezerano y'Imana, hanyuma we azabagirira neza, azabaha ibyo babona byose ku isi. Wayibise n'ibyo musaba Imana bigatinda kuza, ntabwo niyo Mana ntazi ko mwana bisabye, ntabitayeho, ahubwo ni muve mu masezerano, hanyuma munsange mukore ibyo nshaka. Akabereka n'ab'isi ibyo bamaze kugeraho utarageraho, akakubwira ko nawe azabikugezaho n'umuyoboka. Ko niko akora. Amen. Hanyuma umwana w'Imana akareka inzira yo gukiranuka akayivamo, agasanga Satani mu nzira z'isi, akaba atakaje rero icy'ingenzi, amahoro mu mutima tangwa na Yesu n'ibyiringiro byo kuzaba mu ijuru. Agatangira rero kuba mu buzima bwo gutinya urupfu, kubera yuko yatakaje ubusabane n'uwanesheje urupfu, ari we Yesu Kristo. Amen. Noneho rero umwami Hezekiya atumye intumwa kwa Yesaya ngo abana benda kuvuka abuze imbaraga zo kubabyara, amutekerereza uko igihugu cyugarijwe n'ingabo za Ashuri, n'ukuntu bariho baratuka Imana yabo, Imana ya Isirayeli. Ako kanya Yesaya aravuga mu izina ry'Uwiteka. Umwuka w'Imana avugira muri Yesaya ati, genda mubwire shobuja, mubwire Hezekiya, genda mubwire umwami Hezekiya ngo ntagire ubwoba, ngo ntakangwe n'ayo magambo. Umva ikintu gikomeye, ntakangwe n'ayo magambo bantutse. Imana igize affaire personnelle icyo kibazo. Imana ihabwa icyubahiro. Iyo umuntu akiranukiye Imana, mu ngorane anyuramo zose zihinduka affaire y'Uwiteka ubwe. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihita ivuga ibyiza ibizakora, kandi ni nako byagenze. Imana koko yohereje wa mwuka wo gushuka umwami wa Ashuri, hanyuma asiga ingabo ze hariya, agenda mu gihugu cye, ko yumvise ko hari ingabo ze kumutera. Babyumvise? Amen. Haleluya. Barabitubwira hariya. Amen. Usomye ku murongo w'umunani barabitubwira hariya. Hanyuma asanga umwami wa Ashuri arwanya Ilubani, kuko yari yumvise ko yavuye Irakishe. Amen. Yari yavuye aho yari yakambitse kugira ngo atere i Buyuda, none asubiye mu gihugu cye kugira ngo arwane. Amen. Ni nko kuvuga ngo ndacumbikira urugamba ndagaruka. Hanyuma mu ijoro marayika w'Uwiteka aramanuka mu gihugu cy'i Buyuda, hanyuma abangura inkota ye hejuru y'izo ngabo. Ingabo 185 barapfa mu ijoro rimwe. Mu gitondo Abayuda bakangutse basanga bose n'imire za ngabo zabaye imirambo. Uwiteka yatabaye. Imana yabwa icyubahiro. Uwiteka yatabaye. Ibi ni ibintu bikomeye. Icyo nicyo Satani yashatse ko kitaba. Igihe cyose ubwoko bw'Imana buzahagarara ku ijambo Imana yavuze no ku bwizerwa bw'Imana, nta kabuza Uwiteka aratabara. Satani kugira ngo abuze ubwoko bw'Imana kubona intervention y'Imana, kubona gutabwa kw'Imana, kubona imirimo y'Imana, nuko akoresha intwaro ya kirimbuzi yitwa semer le doute dans le cœur du croyant, kubiba gushidikanya umutima w'umwana w'Imana, ubwoko bw'Imana, gushidikanya ku ijambo ry'Imana ndetse no gushidikanya ku Mana ubwayo.
iyo amaze gusenya urwo rufatiro, iyo fondation, iyo appui yubatseho ibyiringiro by'umwana w'Imana, aba ashoboye neza umwana w'Imana kumugarurira cyangwa ubwoko bw'Imana. Amen. Ça lui réussit à tous les coups. Satan n'échoue jamais lorsqu'il parvient à saper le fondement de notre espérance. Satani ntabwo yigeze atsindwa na rimwe iyo abashije gusenya urufatiro rwo kwizera n'ibyiringiro byacu. Ijambo ry'Imana ni Imana ubwayo. Ibi nibyo twize hano. Imana ishimwe. Kadufate iminota 5 dutekereze kuri ibi, hanyuma dusabe Imana kugira ngo muri uyu mwaka 2025 turwane intambara yo gutuma Satani adasenya urufatiro rwo kwizera kwacu n'ibyiringiro byacu, nk'uko Hezekiya yamwangiye ko asenya iki urufatiro rwo kwizera kwe n'ibyiringiro bye. Ntabwo yigeze yemera ko iterabwoba rimutaha ngo areke kwiringira isezerano ry'Imana hamwe n'Imana ubwayo. Ibi very important, ko twabwiye ko uyu mwaka tuzahura mu buryo bw'isi n'ama-challenges akomeye. Mu buryo bw'isi tuzahura n'ibintu bitoroshye mu buryo bw'isi, kandi natwe turi mu isi. Birasaba rero yuko tumenya, n'Imana yaravuze ngo wowe haguruka urabagirane, umucyo wawe uraje. Nuko ukwiye guhaguruka. Ibyo se ntabwo uzahagarara uzaguma gutyo gusa ngo yaravuze ngo umucyo, ngo nzarabagirana umucyo uzaza. No, yabanje kuvuga ngo lève toi car ta lumière arrive. Haguruka. None se nimumva ko ari inshinga yo gukora ikintu, hari icyo ukwiye gukora. Ni guhagurutsa mu buryo bw'umwuka, no kuvuga iki? Haguruka uhagarare, ushikame ku ijambo ryanjye no kunyiringira. Imana yabwiye icyubahiro. Fata iminota 5.